ako uzigora wumva ijambo rimwe mu matwi yawe hari ijambo nari ndambiwe waramemukiye warangambaniye warushatse gutuma mpfa nigeze mfata icyuma ngo nze byibuze nkikugere nyine nari ndambiwe ijambo ngere rigora rinshinza mwana nese kuba ntarazisabye mbere uko nta muntu nari mfite cyangwa amakosa byaturutse umva se n'ikindi kintu cyatumye nanabikora arakuvuga noneho ngo n'ikindi kintu gituma ngo abana bawe badafashwa cyangwa ngo bahabwe ibyo bakeneye nk'abandi bana biterwa nawe ufunga umutwe kuba wanasaba imbabazi ngo byereke abantu none namubwira ati mbabarira ku giti cyanjye njyewe ubwanjye akabyanga ngo nimbyereke isi ubwo muri make nimba njye nshobora kwanga gusaba imbabazi bikagira ingaruka ku bana ntese ubwo ndi gufunga umutwe w'iki hanyuma se icyo gihe yaragufashije ubwo nyuma yabwo yaragufashije sari ni inkuru ndende Sabe suramushaka yige Sabe yigeze amufatira akaguru hoya reka mbibabwire bibabwire Jesse ndi kubabwira ngo musambane ndetse umuntu amaze imyaka igihe kinini anshinze ikintu nose ntacyo ubona wowe ntacyo mbona reka mbeze ikaze bakunzi ba Big Town TV ndetse na Firdaus Official muri kano kanya tukaba duhuje abantu babiri aho bita Firdaus ndetse na Jenva musanga mubona mugena mubona mu biganiro bigiye bitandukanye aho azasesengura ku bibazo biri hano imihanda bimwe na bimwe bigiye bitandukanye so mu minsi yashize Jenva yabonye ikiganiro cya Firdaus ari kumwe na Ndimbati arambwira ati arifuza ko nazabahuza na Firdaus akagira ibibazo bimwe na bimwe amwibariza uyu munsi rero byabaye ubu ngubu ndakeka ariko tugiye kubishyira ku murongo fresh sibyo Jenva niko bimeze umeze neza ariko bimeze fresh urabona uticanye n'umukobwa mwiza ni igitonore rwose ndabona Ndimbati rwose harimo neza so n'ubu biracyaba ntibikiba gahunda gahunda bwoko ki reka dushaka ibintu byeruye gahunda bwoko ki gahunda Firdaus bimeze bitese meze neza nuko Firdaus aba yitonze sha bari kwisekera na mutima mubi iyo udasetse se ko usaza vuba yego n'ubundi nakuze nisekera se byashira ubu waza wisekera cyeze ukuntu mama yajyaga nabinkubitira Jenva yes nibwo ubonye Firdaus yewe najyaga mwumva mbese kuva za kese zabo zatangira narabikurikiraga cyane kubera ko ibintu bibera kuri iyi mihanda sha ni bice bincika cyane cyane none iyo ibintu mba numva ari ibintu biri serious akenshi ntago bincika najyaga mwumva rero impamvu nanamubonye mubona yakoranye ikiganiro na Ndimbati nta nubwo bari bagikoranya ahubwo we yari yakoze ikiganiro yamuhamagaye yego noneho urumva rero naragikurikiye cyane numva ibyo bavuga warebye ikiganiro nabisesenguyeho kimeze gute yasesenguye kuki narebye ikiganiro namubonye ikiganiro yakoze ari wenyine ahamagara Ndimbati ari imbere ya kamera numva ibintu bavuganye ndavuga nti uriya mukobwa rwose nanjye uzaduhuza nanjye tugeze kuganira uretse ko na nyuma naje kubabona noneho bari bicaranye so wakoze cyane rero nagushimiye nshimira na Big Town ukimara kumva kiriya kiganiro se niyo mpamvu yatumye yagukuriye kumva ushaka gutuma mbahuza iya mbere ni uko ni intambwe yateye ni intambwe nziza intambwe yo gushaka gushyira cyambere yo gusaba imbabazi nyine aho yaba yarakosheje ubwe ku giti cye agasaba imbabazi iyo ntambwe ni nziza cyane ni umutima mwiza aba yagize indi nanone kuba yaravuze atereka nshyire ukuri ahagaragara kugira ngo kunagaragare nahise numva ahubwo nta nubwo natekereza ko yangana gutya numvaga yakagomye kuba angana gute numvaga yakaba ari umuntu mukuru rwose ugize so rero niyo mpamvu numvise naganira nawe nkagira ibyo mwibariza kandi nawe ko yabishimye akambwira ko nawe hari ibyo yambaza birashimishije ikibazo noneho umwanya wangagira nk'ikibazo mubaza sasa ngira ikibazo mubaza yaje Firdaus
tuvugishije ukuri ubu tuvugana ufite imyaka ingahe ubu 21 harya wabyaye ufite 18 none se buriya ni iki cyaguteye umutima wo kuvuga ngo reka mpamagare Ndimbati ndi oneya? hari igihe ureba buriya iyo abantu babiri bagiranye ibibazo urumva nyine buri muntu wese aba afite amakosa ku ruhande rwe. Nubwo wenda ushobora kuba atari we nyirabayazana w'ibyabaye byose, ariko we nyine mu byabaye bimaze kuba nubwo atari we kabitera, ariko nyine ugenda ukoramo amakosa. Rero nkanjye nkunda kuba wenyine mutima wanjye ndi free mbohotse nta muntu ufitanye nawe ikibazo. Uwo ari we wese ubwo twaba tugifitanye wese bimara ukwezi cyangwa 2 ndatinda nkamuhamagara nkamusaba imbabazi, cyangwa tukicara nyine tukabiganiraho tukabikemura. Njye nyine nkunda kubaho ubuzima budafitanye ibibazo n'abandi bantu. Niyo mpamvu namuhamagaye nkavuga ati njyewe rero aho nagukoshereje naba mbizi cyangwa nabizi byose ubimbabarire tu. Rero nawe ntago yabyanga kuko abazi ko atari intungane n'abatari marayika. Umuntu aba yarakoze ibibi byinshi akora kubona umuntu mukuru, nawe urabizi umuntu mukuru ko umuntu mukuru atari namwe akavarika ngo usabe imbabazi cyari aba ari ikintu gikomeye cyane. None njye ndagira ngo nibaze mu by'ukuri ikosa ryawe muri biriya byabaye ni iri buryo uvuga uti njye niryo nsabira imbabazi kuko nkuko umbwiyura nkuko uvuze uti hari ikosa nanjye nakoze iryawe muri iriya case yose ni iri. Njyewe rero n'ubu mbamana nta niryo nzi. None usabira imbabazi iki? Nuko nyine nyirubwite afite amakosa nshinze. Kandi niyo mpamvu uvuga ati nabanyazi cyane yazi. Waravuze umuhamagara kuri ya channel yawe. Sibyo? Harya ngo yitwa Firdaus Official. Waravuze ngo baragushutse. Bagushuka kumufungisha. Ibyo nta muntu wanshutse. Nta n'uwo nafungishije. Ye Firdaus reka nkubwire. Uzi urasaba imbabazi z'abagizi cyatwicaza nganga. Uri bukiri Ndimbati yakubwiye? Wait, reka nkubwiye kuri ibyo mbashije. Njye ntabwo namufungishije. Firdaus ndi umunyarwandakazi ukiri mutoya. Amategeko yaratoranyijwe ashyirwaho. Mu gihe utanze ikibazo urumva wareze. Kandi icyo kibazo ubu gifite kuko ntabwo wajyanwe n'ubusa. Icyo kibazo kiba gihari. Mu by'ukuri hari ukuntu abantu tujya twirengagizwa ku bibazo twahuye nabyo. Gusa iyo usubiye inyuma urigiye ureba kavuga ati niba umuntu njye ari kunshinza ibintu bimeze gutya na gutya, ku ruhande rumwe rwe nibyo aho ku ruhande rwanjye sibyo, urumva nidukomeza gutyo nta kizigira gikemuka hagati yawe. Ninetse nkubwira ukuntu abitekereje, nidukomeza gutyo njye nta makosa mfite we urayafite, hazakemuka iki? Bizakomeza gutyo. Rero kugira ngo birangire we n'umunsi umwe arigiye mwakicara mukaganira no kuvuga ariko nawe ntakusabye imbabazi ariko nawe ufite amakosa ya nawe ugomba kunsaba imbabazi. Cyiza rero icyo ntekereza. Rero ikintu cyiza niba hagati y'abantu babiri bafitanye ibibazo tari umwe niwe ugomba guca bugufi ko ntago muzacica bugufi mwese ngo bikore. Ariko mbere yo guca bugufi ugomba kubanza ukamenya ikosa ryawe ko Ndimbati ndabyika yarabikubajije sibyo? Yambajije ngo ikosa ryawe ni irihe? Yarakubajije ati ubu noneho erega warabibona ese ko ari byo wavuze nge nane nyine ngo nese umuntu amaze imyaka igihe kinini anshinze ikintu. Nese ntacyo ubona wowe? Ntacyo mba. Nta kosa ubona ufite muri iyo case? Amakosa mfite nayo banshinza. Kandi mu buzima busanzwe nimba ngiye nkunda korohera abantu no kugira ngo mbane nabo neza. Ubwo iyo umuntu agushinjije ikintu rimwe kabiri umwaka ugashira undi ukaza ute ntagisabira imbabazi nkavuga ati amahoro ahinde aboneke rwose. Ariko ugomba gusaba imbabazi kwikosa wumva kavuga uti ntazagire umuntu gushuka gusaba umva reka ngugire inama. Gusaba imbabazi mu bintu by'inshinza mu gihe numva ko nimba igukorera gusaba imbabazi umuntu n'akantu toto kuri njye mu gihe numva ko nimba igukorera ububona amahoro. Ugasaba imbabazi umuntu none zitakuvuyeho ari ukugira ngo utange amahoro. Njye mfite akantu kitwa Mana nyigisha kubabarira kandi mbabaye. Nyine uwo mbabariye ikintu agomba kwirinda urumva mba mbabaye nuko nkora mu nkovuto kuko byambabaza cyane kurusha. Reka rero mugira inama sibyo? Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gusaba imbabazi usaba imbabazi kosa uzi neza ko wakoze kandi kosa wemera sibyo? Iyo urusaba imbabazi kuko icya mbere gusaba imbabazi ni ukwemera ikosa nicyo bivuze. Hari igihe umuntu akwemeza amakosa ari
dore se bakomeza ikosa ko ntaryo wakoze nyine reka nkwereke ukuntu ibintu biba bigize bitandukanye kandi n'ubundi mu badamu ye haba no mu ngo mu bubatsi rimwe na rimwe ushobora kwemera amakosa kandi ari umugabo wawe uyafite kagushinze no aho kugira ngo urugo rusenyuke cyangwa ibintu bizambe kurushaho kavuga ati ndabyemeye jye mbabarira ibyo bintu ntibirangiye so mu ijambo rimwe kuba ndimbati yarafunzwe nta kosa ufitemo nta kosa kuko jye simfite gereza simfunga nta n'itegeko nashyizeho rimufunga nta ruhare ufitemo ntarwo afungwa nta ruhare ufitemo nigeze mwambika ipingu nigeze mufata nigeze nigeze musanga no wait nigeze musanga ikarama hatuye ndagenda ndamubyutsa mu biringo ngwino ndongwa none saba muhamagara twese ntitwumva nkira nibyo ndi kukubwira urumva ntabwo yigeze umubyutsa ntabwo nigeze musanga iyo ngo mbwire ngo ngwino ariko wamujyanye simbi ni ibintu bisanzwe nk'uko nawe ibyo ni ibisanzwe nk'uko nanjye ndi hano utumvisha ntabwo ari wamubwiye wagiye ngo mubwiye ngo ngwino ndongo urumva ikintu nshaka kumubwira ahubwo ntabwo ari kucyumva ibintu twikururiza cyangwa twishoramo nibyo bitugiraho ingaruka tugomba kubamo imyanzuro dufashe twe ubwacu ukivuga ati iki kintu ngiye kugikora umenye ko ingaruka ugomba kuzibona zibe mbi zibe nziza biraterwa n'icyo wakoze so rero gufungwa kwe Firdaus nta ruhare mbifitemo urumva habayeho igikorwa runaka icyo gikorwa si Firdaus wagitangije no cyatangijwe nande niwe ubwe ku giti cye icyo gikorwa ni ukuryamana kuki se kitatangijwe namwe mwe dore jye na Firdaus mfite ubushobozi bwo kuyabwira ndimbati ngo dusambane se oya reka njye mbivuga uko mbyumva urambwira nyuma reka mbanze mbirangije nuca mu ijambo ratuma icyo nangiye kuvuga nkibakira icyo gikorwa si njye wagitangije ubwo jye ndi kuvuga ku ruhare rwanjye nawe ukaba wavuga uko ubyumva nk'undi muntu cyangwa n'undi waza muri comment akavuga uko abyumva ubwo njye ngiye kuvuga uko icyo gikorwa sinjye wagitangije cyabayeho sinjye wagitangije ko nanjye mfiteho uruhare ariko si 50% nabwo n'undi 50% nk'uruhare 10% dufitemo ibyo rero nibyo byatumye mba victime y'ibyabaye noneho byafekse njyewe victime yo n'ubundi wari usanzwe victime kubera ko nibyo nyine nyine ninjye byafekse ntabwo ari nyiri ukubizana ntabwo ari nyirabayazana w'ibyo bintu urumva bimaze kuba se kuri we nyirabayazana ibyo bintu ninde nyirabayazana n'indimbati nyirabayazana kuko niwe yaje kureba niwe yarebye Firdaus sinzi ngo yararikiye iki kuri njye kuko nta cyiza mbona gisamaje ndusha abakobwa b'i Kigali n'ibizungereza ubundi mwahuriye mbona niba atari ibanga ntujye muri detail ahuriye ahantu nakoraga yarazigaje kureba umuntu bakorana urumva wakoraga mu rugo muri restaurant he aho nakoraga mu kazi ko mu rugo urumva niviriye ibyari Nyaruguru muhaze ni kure my friend no kujyaho birangora kure nigereye mu mujyi nje guhiga ibiciro nk'abandi bantu siho namubonye aza mu gipangu akaza n'imvura ikagwa kugama aho ngaho ko mujambo bwana batumba si mugenzi wanjye si umwana mwishinza kuba stari mukaba ati no mustari ukamwishinza si mugenzi wanjye sindi mu rwego rumwe nawe nta n'akazi nagiraga mpuriraho nawe nari karyasi urumva mbese n'udushumi tw'inkweto ze ntabwo nari kudufungura ahubwo buriya akantu ko kwiyubaha abantu bajye bakagira umenye uwo muri kumwe umenye n'uwo mureshya usangire n'uwo mureshya ukanga icyaziza nuko urumva icyaziza nuko reka ndangize twagiye dukomeza komeza ubundi ubwo byabayeho birarangira bimaze kuba ariko urumva ni igikorwa cyakozwe n'abantu babiri birangira cyo gikorwa cyakozwe n'abantu babiri umuntu akibutanye nk'umuntu umwe ugikore wenyine nyine ibivuyemo ingaruka nibyo navuga abi ngo ufite imyaka 10 ubikore wenyine iby'imyaka tubireke nagaze kuvuga wese wabishakaga ubundi reka nikomereze yewe iyo mutaye gumbaza byishimira ndacanga oya ahubwo nawe ushobora kutubwira ibyo baguwe kutubwira ukuri nyine reka nikomereze we kutubwira ibyo baguwe kugira ngo ngere ku iyo magiragira uvuze
igikorwa kibayeho ingaruka zirabaye zivuyemo izo ngaruka ni iz'abantu babiri kuko n'ubundi babikoze ari babiri ntabwo ari njye Firidausi njyenyine wabikoze bivuze ngo izo ngaruka twese twembi bigomba kutugeraho ariko se nimba bije umwe agafata bimwe byo nabyo akabiri guhirikiraho kandi ubwo ni ibyawe nturi kubishobora nta nubwo uri kubasha kubimanaginga nyine ndi kuvuga ingaruka nyine zakugiye yaravuze cyajya umamagara oya reka nirangirize nawe urabigeraho cyagiye turayigaruka rangiza twagiye ubu nari nyine ugiye nshaka gusobanura ikintu cyo gufungwa kwiwe ibyiwe n'ibyanjye byose abinshyize ku mutwe umwe kandi mfite umutwe umwe ntabwo ibyo ni ibiki n'inshingano z'abana nanjye ubwanjye sinishoboye nanjye ubwanjye naraje mvuga ati reka ndebe ko nakibeshaho ningira icyo mbura nyine nta na kimwe yagufashaga komeza wumve nyine se ubwo urumva hari icyo uri kumva mu gihe utari gucyumura waravuze ngo yewe mwaravuze ngo abana babagiwe aho naho turahagera twagiye ariko se ubundi kuki duhora dusubira mu nkuru twagiye twikomereza naho tukuziho ese cyangwa bari ikindi tukuziho dukomeze ubwo ngubwo ibyo byose birabaye umuntu afashe ibyere biguhereje none se kwihangana njyewe nimba umuntu ankoreje umutwaro ntashoboye kandi nawe afite umutwe wawikorera kandi yabishobora wenda tugabane kugira ngo buri wese yikorere ibyo abashije ibyo bintu akaba atabishaka kandi nanjye bikaba bindemereye bikansindagira ku buryo nabasha guhaguruka ngo ngende ngomba gukora iki ngomba gushaka ubutabazi butuma nanjye mpabwa ibyo nshoboye urumva ariko ibintu uko tuba twabitekereje ntabwo ariko bigenda ubutabazi nabwo atsiko ntabwo nabonye n'ubundi ya mitwaro yakomeje kuba iyaye ndacyagenda none ntabwo nyine nyikorera ngo ngende mpagaze ngenda nicaye uzi se sari ikintu cyari cyatumye njye numva nshatse guhura n'uyu mukobwa ni uwo mutima njye nari namubonanye wo kuvuga ati njyewe reka njye public ngira burya akenshi twumvaga ibintu ku ruhande rumwe sibyo twumvaga ibintu ku ruhande rumwe rero we kugira gufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka njye public mbwira abantu uko bimeze mbwira abantu uko byagenze njye numvaga ari umutima mwiza yagize ubundi niwo ikibazo nyine nuko utagize umutima mwiza wo gushaka inzira y'amahoro ntabwo yazinga ibyo asabiye imbabazi ngo ntabyumva ngo nta kosa azi nta kosa afite agiye afite hose nta kosa ufite yego yenda reka tunabyemere gutyo ko ntarifite ko cyakora cyo mu gihe cyo nanjye mpamya cyo mu gihe none se mu gihe baryamanaga wowe uri kubyumva nk'uko mbikubwiye ubundi gusaba imbabazi mwana ni igikorwa kiba kigomba nyine ukabona nyine abantu basashe n'inzobe niba warasabye imbabazi reka nkubwire abantu bagasasa inzobe ko twese dufite amakosa buri wese akemera amakosa ye ukanshinza nawe nkagushinza none ukavuga ati ku ruhande rwanjye rwose Firidausi mbabarira nanjye ku ruhande rwanjye rwose ndimbati mbabarira bikarangira ahubwo se umuntu umusabye imbabazi wenyine ubundi ubwo nta kintu wumvamo ni kwa kundi nyine aba akomeza kukubwira ariko uzi guhora wumva ijambo rimwe mu matwi yawe hari ijambo nari ndambiwe waramemukiye warangambaniye warushatse gutuma mpfa nigeze mfata icyuma ngo nze byibuze nkikugereye nyine nari ndambiwe ijambo ngere rihora rinshinza mwana kandi rirambiwe amatwi yanjye hari ukuntu umuntu ahora akubwira ikintu kimwe akajya kumva kiri no kukurya mu matwi nese kuba ntarazisabye mbere nuko nta munwa nari mfite cyangwa amakosa byaturutse nyine ndambiwe ijambo ryo guhora banshinze cyangwa nazo nako yari kata yari zarambiwe ijambo ryo guhora ubwirwa ngo gutya na gutya mwana uzi ijambo bwira umwaka umwe ibiri so abanyarwanda rero mwaratubeshye noneho iryo jambo ugakomeza ukaribwira nyine reka mbabwira iryo jambo bagakomeza barikubwira bakubwira ngo umva se n'ikindi kintu cyatumye nanabikora banakuvuga noneho ngo n'ikindi kintu gituma ngo abana bawe badafashwa cyangwa ngo bahabwe ibyo bakeneye nk'abandi bana biterwa nawe ufunga umutwe kuba wanasaba imbabazi ngo ubyereke abantu none namubwira ati mbabarira ku giti cyanjye njyewe ubwanjye akabyanga ngo nimbyereke isi rero muri make nimba njye nshobora kwanga gusaba imbabazi bikagira ingaruka ku bana ntese ubwo ndi gufunga umutwe w'iki bari mu rugo hanyuma se icyo gihe yaragufashije ubwo nyuma yabwo yaragufashije sari ni inkuru ndende ni inkuru ndende reka tuyibere bana yanjye ndabibaza ikintu kimwe ibi byo iyi saga yose yabaye wakuyemo iki yenda kijyanye n'ubwo bufasha bw'uko wabagaho hahindutse iki niki cyahindutse muri ibyo byose habe abakubwira tutagiye kure nanjye ubwanjye narahindutse
ko nanjye ubwanjye mbere y'uko ibi byose biba ari umuntu wumvaga yuko nyine ubwo ndimbati atamfashije nagomba no kubaho nzarya ari uko yagize yamaye icyo gihumbi cyangwa se ayo magana angahe nkagura ibyo birayi tukarya ariko natayama tayari turaburara abana baburare none uhahindutse iki nanjye nubwo nyine namenye gushakisha ubuse ntabwo nta muntu kamara mu buzima bw'umuntu ko yaragiye afungwa igihe sigara nirwanaho yego n'abantu bagiye bamba hafi ariko baka kanya tuvugana ngomba nanjye nsigaye nishakamo ibisubizo ntishakagamo mbere kunaterera ba video ziko navuye mu cyaro nse kwishakira igisubizo cyo kwikura mu buzima bubi nari ndimo nishakira ubu bana n'abana cy'abana bana nabo njye bishyurira inzu ninjye ubahahira ucyo tumva niki ndimbati najya gufasha tubyihorera iyo mvuze gutyo uba uhita wumva icyo mvuze bivuze ngo abe ndimbati abe sabye bose bakugize gutyo sabye sura mushaka yige sabye yigeze amufatira akaguru nise sibyo ntabwo yafashe tunakura abantu mu bibazo bitari ibyabo ariko uzi impamvu se umva icyaba umva impamvu nuko igihe wamuhamagaraga mwaravuze ngo baguhe miliyoni zawe 5 uti rwose barambeshye icyo tucyandike yego so rero kandi ubimenya twabibwiye na Sabi tucyandike sibyo tuzakivivura nyuma zaturutse kwa Sabi sibyo so twaramenye ko hari amafaranga ngo bemeranyije ibyo simbizi nicyo navugaga nuko uko biri kose abe Firdaus akeneye uburenganzira bwe ariko noneho cyane byo mwihariko abana byaba rero biteye isoni urumva byaba biteye isoni yaba Firdaus nawe ubwe yaba we na Ndimbati banicara bakakina imikino nk'iyo n'ubundi itagize ikintu kirimo nk'ubu nkanjye njye nari nzi ko bababaranye aho wenda bagakora umushinga imwe nabonye by'amacano bafunguye bakavuga ati reka dukore umushinga abana babone bibatunga twarababariranye je niko nari mbizi twarababariranye n'ubundi ni nako bimeze okay barababariranye kuko ejo bundi nabonye na Ndimbati yajyanye abana kubereka iwabo Firdaus ko ariko bizana ibindi nese nzanye ibiki twarababariranye simubwiye ko imbabazi zabaye twarababariranye hano Firdaus reka nkubwire ikintu kimwe niyo mpamvu njye nabanje kukubaza imyaka bwa mbere nagira ngo nyine numve tuganire nzi numva n'imyaka ufite umaze gukura sibyo Firdaus umaze gukura hari ibintu ukwiye kujya nyine waba wavuze ikintu ukagihagararaho ariko n'ubundi se simbikubwiye kandi ikintu cyaba kitakurimo ntugikore kubera ko nyine wamugane n'abana barabibona ubundi nkora ibindi uri uzabirebe no mu itangazamakuru so wamenye nkora ibindi mvuge kandi ibindi uri kumva ndamutse mvuze ikitandimo impamvu yo kukivuga yabiremereye cyane kandi kutakivuga bikaba ingaruka nini kurushaho niyo mpamvu rero hari igihe ureba ikintu ukabona ugikoze nibyo byiza utagikoze ni bibi kandi bibi cyane si bibi gusa rero ntekereza ko cyiza ko wabuza na Ndimbati nyine nawe ukagufasha ukagira erega ibyo ngibyo nibyo buri muntu wese aba yifuza wese kubera ko uriya mu nyungu z'abana banyu nubwo byagenda gute twashwana twagira twaserera twagira gute je nta muntu ujye ase Firdaus ninde wishyura abana ishuri nise nese ubwo sagufasha yaramfasha yishyurira abana ishuri nanjye nkabishyurira inzu nkabahahira nkakora iki cyose urumva okay mufatanye neza kandi mukomeze inzira yo kubarana mu gikomeze akaye kazi ukora yewe ubundi kenshi mba nibereye Nyabugogo ndimo ncuruza tuntu tw'imboga yego mu isoko mu kuzunguza kuzunguza hari isoko hari inkundamahoro harya inkundamahoro cyangwa mu kuzunguza bimwe muri gare oya ko waje mu isoko hari abantu bafite ikibanza mu isoko acuruza cyangwa akaba ari n'ababizunguza hariya muri gare ubundi nabigenzaga mbere naragendaga nkagenda nka 8 za nijoro nkarangura narangiza nkongera nkaranguza none ibishoro birancirana nyine hari ukuntu nyine ugenda wunguka makeya nk'igihe cyo kwishyura inzu kikaba gitejemo ugafata cya gishoro ukakishyura birangira ibyo kuranguza mbiretse nkajya nicuriza detaye hari ubwo ncururiza Nyabugogo kuri marato apana mu isoko ariko nyine ukuntu nyine ariko duteza leta
cyangwa nkita nigira mu Gatsata niho nibera. Hari umushuti wanjye ucururiza ku muhanda yampaye ibaraza mpita nkora akazi gutyo. uragenda ukarangura imboga Nyabugogo ukazigenda ukazisubiza ku ibaraza. Ariko no kuri YouTube nyine hari ukuntu njyaho Ukagira. ubundi ko batamemba ubundi ko nta kazi. Oya ntacyo ngewe mbibona nari nzi ko bazampemba. yenda bazagira baguhembe. Nge nari nzi ko yenda ari umushinga mwiganye na Ndimbati mukavuga muti dufungure Icana yanjye nafunguye Ndimbati afunze. zifata oya misali ibibundi bya boosting rimwe n'ibyanyu. So none se sinzi nawe niba hari icyo wambaza yenda ariko njyewe ikintu nifuza kukubaza buriya tuba twavuze byinshi ariko tujye tunagira tuvuge ikintu n'umuntu wese uri kukireba nawe agitekerezeho kandi n'ubwenge nanyuza nandike muri comment akivugeho icyo kintu yumva uko avuga uko acyumva. Nshaka kukubaza uri umugabo mukuru ariko ntabwo ngana na Ndimbati arakuruta. Hakuri mukuru ndabona uri mukuru tu. So rero hari ukuntu muri iyi minsi nsigaye mbona abagabo sindi buvuga abasore abagabo bubatse bamaze gukura usanga bamwe nyine bafite n'abana bari mu kigero cyanjye ba 50 60 abagabo bafite imyaka 60 ugasanga arebye nk'umwana wa mugenzi we kandi ubwo nyine n'uwa mugenzi we nuko n'uwundi mugabo ntabwo ari uwo mugabo arebye umwana we angana n'uwo nguwo uri gushaka umwana we aramurebye wenda ararebye asanga arusha ubushobozi se cyangwa arusha ubushobozi umuryango we atangiye gukorera ibintu umwana umuryango we wabo utabasha kumukorera agatangira kurarura umwana w'abandi bikarangira amusambanyije akamutera n'inda. kumurarura gute ni nk'ibiki yamukorera akamushika nyine ibintu byo ni nk'ibiki nyine yamukorera agatuma araruka kuri wowe ni iki wenda n'urugero urabona abana babigana n'abantu badahuje ubushobozi ushaka kubona umwana utwigana afite telefone kandi ntangira yewe na gatushe iwacu ntibabasha kuyingurira cyangwa se wenda abana bishobora ariko abana dufite ukuntu abagabo nakoreka tereka abana abakobwa banugitsina gore dufite ukuntu abagabo ko niyo utavuga umwana yewe n'abagore bubatse barashukwa ugasanga umuntu akweretse ko yaguha ibirenze ibyo ufite ugasanga urabyemerera abana bo baba bareba ibyo bahaye badatekereza ku ngaruka biri bubagireho ibyo umuhaye iyo matelefone ibyo umuguriye imyambaro amafaranga umuha n'iki bigatuma yumva kwizeye nyine atangira kwisanzura ko nawe ubimubwira ati jya unyisanzuraho nka papa wawe kurumva nyine aba ari nka soto bikarangira kujyanye mu bishuko akagusambanya cyangwa se mukaryamana sinzi cyangwa mugasambana noneho akagutera inda ariko urumva ko habayeho ko umugabo ari we watangiye nyine yendereza umukobwa kugira ngo icyo gikorwa kigerweho akagutera inda yamara kugutera inda amakosa yose akajya kuri wowe wa mugabo akaba umwere nkaho nta kintu nyine yigeze akora cyangwa atigeze akuzana muri ibyo ngibyo yego niko kwa kundi nyine nawe uruhare uba urufiteho ngenda yango umbwire abagabo nk'abo ngabo cyangwa se niki cyagakwiye gukorwa kuri abo bana se nibo baba bafite amakosa nyine naho ndi kubivuga kugira ngo babyumve ko hari abantu bari kutureba bakiri bato nubwo bafite imyaka 20 ugomba kumenya gutanga hano wa 50 abari nararibonye barabonye byinshi banafite ubwenge bwisha kurusha urumva rero tuba tubivuze kugira ngo nawe kureba babyumve no kuvuga sasa ni gute amakosa y'indukira akitirirwa y'umukobwa guza kandi umugabo nta nikosa aba afite muri ibyo bintu byose ni ubushinzi bwawe ubushyuhe bana bikigiye ubushyuhe mbese ugasanga umukobwa nawe yashyushye mu mutwe isi yamugwiriye ari ababyeyi ari inshuti sosiyete yose iri ku mukobwa gusa umugabo we rwose araharigaranya rese utwara twikigisha ukaba uri kumbaza ngo nda nyine ndashaka kukubwira umbwire uko ubyumva umukobwa ni ugomba kwitirirwa amakosa y'ibyabaye hagati y'umugabo icyambere n'umugore n'uwo mukobwa icyambere nawe mbikubajije nyine ndi kugusubiza ihangane gusubiza nawe uburyo uri bubinsubizemo dore bwumva kugira uburyo ngo ugomba kubinsubiza oya reka ngusubize ntabwo ngiye kukubwira ibyo unsubiza ahubwo ntabwo mbikubajije nk'umuntu w'umusore cyangwa umuntu wabikoze mbikubajije nk'umuntu w'umubyeyi kandi ubisubize nk'umuntu uri mu mwanya waba ufite uwo mwana byabayeho uwo mwana nshaka kubisubiza nibyo ngiye kugusubiza mbo icyambere ugomba kubanza gutandukanya abo bantu babiri sibyo umwana we nta kosa aba afite
sibyo umwana umuntu utaragize imyaka tuvuze umwana reka ngusubize ntabwo tuvuze umwana muto hangane ngusubize hangane ngusubize umwana ni umukobwa aba atari muto hangane ngusubize iyo umuntu ataragize imyaka y'ubukure nta kosa aba afite uwo muntu y'ubukure ni ingahe nk'iyo uboneraho wenda nk'umukobwa ukabona yakuze ku buryo mu bitekerezo rwose muri kujyana ni nk'ingahe mu bitekerezo ukabona nyine ko afite ibitekerezo yakuze oya amategeko agenga imyaka irengeje imyaka 18 ureba mu mboni zacu reka ngusubize nyine birebe mu mboni zacu reka ngusubize ibintu bisobanutse nibyo byiza sibyo kugira ngo tuze kugira tunasoza ndumva bigize sibyo ni ukuvuga ngo umuntu ufite imyaka 10 uri munsi y'imyaka 18 we rwose baba bamushutse cyane sibyo ariko nawe ntakwiye kwemera gushukwa niyo mpamvu niyo bigaragaye umuntu ahantu aba agomba guhanwa yihanukire kuko uwo ngo aba ari umwana wowe aba yashutswe uko byagenda kose nubwo yaba yakwishinje nubwo byagenda bite ntabwo umuntu utarageza imyaka 18 ubundi nta nubwo wemerewe sinzi n'abagabo bavugana nabo uko bavugana n'abakobwa bari muri icyo cyiciro kuba batekereza 90% bari muri gereza bazira ibyo byo rwose nanjye mbivuge hano nubwo mibajijwe na Firdausi rwose pe bikwiye kwamaganwa ndetse cyane uri umugabo w'imyaka 50 umugabo w'imyaka 80 umukobwa w'imyaka 17 16 ubundi muhura gute ikibazo muhurira he sibyo muciringa mute n'umwana gute mu byukuri byo n'umwanda hanyuma uvuze rero abandi bakobwa ku bakobwa rero bakuru ku bakobwa bakuru bari bujuje imyaka barengeje imyaka muri iyi minsi guhera kuri 18 kuzamuka muri iyi minsi namwe mufite ikibazo gikomeye ku buryo mu minsi iri imbere muzahura n'ibibazo bikomeye cyane mwikururiye wowe uri umwana w'imyaka 20 tuvuge nk'ubu nkawe ukuntu umeze urashaka ngo iPhone sibyo igura miliyoni n'ibihumbi magana ngahe sibyo wabona ndimba turiya n'umusitari yenda yayingurira sibyo cyangwa undi ni urugero nari nanze ambabarire sibyo ugasanga wowe urashaka kubaho mu buzima sibyo burenze ubushobozi bw'ababyeyi bawe cyangwa ubuzima bwawe bukoburije nta kindi rero utangira kwambara ubusa ukajya mu muhanda ngo bakurangarire sibyo niho utangira gukora ibidakorwa ugatangira nawe kuko uwo musaza nyine ungana naso nawe yuhuriye nawe mu gitanda uba wumva mu by'ukuri utekereza gute so rero niba byabaye tubwire ko bibaye niho wambarije no nshaka gusubiza nongeye gusubiza tuvuge ko bibaye amakosa na yanyu mwese sanjye ariko yakozwe n'abantu bakuru sibyo mwese muri bakuru icyo gihe n'amategeko ibyo iyo agiye kureba cyane cyane areba ku nyungu z'abana ku nyungu z'icyavuyemo niba mwabyaranye sibyo niba mutabyaranye kuko amategeko n'ubundi arabigena sosiyete bikwiye kugenda gute muri sosiyete nicyo ndi kukubwira reka sosiyete igendera ku mategeko sosiyete ntabwo igendera ku mategeko kuko amategeko ntabwo yagira sosiyete ngo ni gutuka igutera mu bikwereka ko amakosa ari aya niyo ndi kuza kukubwira ni ukuvuga ngo niba byabaye mukabikora muri babiri mwese mujuje imyaka mukwiye kumvikana hagati yanyu sibyo kuko mwese muba mwabigiyemo mubishaka abe mukobwa ntiwitwaze ngo ngewe ngo nari mfite imyaka 20 nguriya ngo yari afite imyaka 50 ngo yanshutse yego sibyo kuko nibyo niho nahereye usanga inshuro nyinshi mwebwe bakobwa batoya sibyo muri gushaka ibintu muri gushaka kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwabo hanyuma babasore mu ngana kubera ko batabasha kuba kwa fodi kuba ubwo buzima mwifuza mukisanga mu bisaza sosiyete ifite n'ikibazo kinakomeye kuko urasanga nyine umwana w'umukobwa nkawe w'imyaka 21 yaramaze guhura n'abagabo w'imyaka 50 w'imyaka 60 w'imyaka 80 barabishyizemo bya rubaga impande ubu bazavamo umugore kise rero muri abo bose nta mwere urimo sibyo se muri abo bose nta mwere urimo ariko sosiyete ntabwo ikwiye gutera umwana w'umukobwa ibuye ahubwo mwembi barebeho mwembi nibarebeho niba mukuze sibyo niba mwabyaye ukaba mwabyaranye sibyo mufashanye mushyigikirane cyane kabisa noneho reka mbashimire hoya biretse dusoza ikibazo cyanjye kisoze neza inama ku bagabo kuri abo bagabo
niyo nama wabagira nimba abajya mu bana bo rwose Oya, nta nama yindi nabagira. inama ku bana bakobwa bakiri bato bishinza ku bagabo. Yarashaka kubanza ngendagira inama abakobwa agiye kugira bakiri inama bato. abagabo. Okay, twagiye. Urumva? Ugiye nyine urayibagira utagendeye ku bakobwa ugira inama abagabo nimba si ibyo bakora ari byo kuko ni abantu bakuru. We gira inama abagabo bakora ibyo bintu. Nimba bikwiye nyine nimba ari ikintu wabatoza ku buryo nabo bagitoza bato bari kugira. Sinabuza abagabo gutereta. Niba tereta bakabemerera. Niba tereta bakabemerera umva nkubwire. Niba tereta bakabemerera. Sibyo? Icyo nababwira bajye bari bakuru umukobwa yujuje imyaka gusa hanyuma bumvikane. Akataraka ubwo apfa kuba umwana apfa kuba umuntu yujuje imyaka abishaka bateretanye. Hari ikindi se? Hari indi nama yindi wabagira? Inama ku bagabo mwayumvishe mujye mureba mujye mubanza mubereke irangamuntu mubereke ubundi mwihekenyere tu nta ribi. Wowe inama ku bakobwa bakiri batoya bishinza ku bagabo? Njye inama nagira ku bakobwa ntago babishinzaho njye mbona munabivuga nabi. Abo bishinzaho pe ahubwo inama yo nababyira abakobwa mukwiye kunyurwa n'ubuzima muri kubamo ikindi mugaharanira kugera ku byo mwavunikiye binyuze muri mwebwe mugakora cyane kuko ibyo ushaka kugeraho nyine bikaguturukamo wowe ubwawe nimba ariyo mboneye kuri iyo nama ugiriye we n'iki washakaga muri icyo gihe? njyewe oya ibintu igihe ikintu nashakaga byari urukundo. ntabwo nigeze nkundana nawe nta nubwo nigeze ngirana ubucuti burenze nawe ko nanjye nza ko muri kubikora ntiwatatse tubyihorere aratatse tubyihorere ubwo bazajya barahamagaye abantu usura babwira uti amabanga yo mu kino kintu kirampemukiye warabishakaga nawe nisubirize Salimu yewe ibyo by'ama-iPhone n'ubundi sinari mbizi ibyo by'amataci n'ubundi sinari mbizi wewe baragusura wari ukiri umwana rwose birumvikana nyine kabikubwire sinari mbizi ibyo by'amataci n'ama-iPhone nari mvuye iwacu mu cyaro na mama wanjye nta gatushi yagiraga bivuze ngo iby'amatelefone sinari mbikeneye nkeneye ko ari kuzanakura amafaranga nanabibabwiye nari mfite tagati yo kujya kwigurira nk'iwacu nkajya kuyorora kandi ubwo ari ukigera i Kigali none tangije ubwo bitari bigenda gutyo urumva tagati y'abasirimu b'i Kigali ntayo nari mfite ubwo ikintu ahubwo bo nababwira nkurikije ubuzima mba ndi kubona pe abo rubyiruko tuba dufite imyaka myinshi ko abo basaza turi kureba barimo barabyina bavamo bazadusiga kandi ubuzima bwacu bukomeze mu gihe hatabayeho gukenyuka nyine ugapfa kare ufite ubuzima burebure rero tegura ubuzima bwawe buri imbere kurusha kureba iya iPhone uri bukoreshe muri iyi myaka urimo ahubwo tegura ibyo biri imbere ukore cyane tegura umuryango wawe ubaze uko abana bawe bazabaho wenda nawe haranira ko umwana wawe atazifuza iPhone ubikorere ubigereho amafaranga uyagire uzajya ukorera ibyo umwana wawe byose ashaka yige neza ubyo ubitekerezeho ikindi ukamenya ko ubu kuba wagenda ugasambana n'uwo mugabo ingaruka ni nyinshi harimo indwara harimo inda wego umwana ni umugisha turabizi ariko umwana ni inshingano izo nshingano witeguye kuzifata niba utabyiteguye rero komeza ikindi ntabwo nababwira ngo mwifate kuko kwifata byo biragoranye ahubwo byibuze n'ibinaba ariko birashoboka biragoye ntitukabwira abantu ikintu batajya bashobora kuko ntitukavuge ngo abantu ntibagasambane kandi buri munsi tugatunda n'amavideo acicikana hirya no hino abakobwa kandi bakiri batoya byibuze warabihagaritse ubu byihorere ntabwo nanabikora ubu ni ndimba tuheruka byibuze mwifate mukoreshe udukingirizo narahagaritse burundu mukoreshe udukingirizo ubundi musambane nababwira iki ariko mwikaze wagiye mba ndi kubabwiza ukuri mwana nuko nguko umubyeyi yicara umwana yamubaza ngo kugira ngo udatwara inda wabigenza utabwa ati mwana wanjye uzibeshye tukakurinda gusama ugakoresha agakingirizo cyangwa ukajya muri wona hoya reka mbibabwire njye sindi kubabwira ngo musambane ariko mu gihe bikunaniye kwifata koresha agakingirizo koresha ibinini runaka ariko agakingirizo niko ngombwa ko karakurinda indwara kakurinde n'inda niko keza kurusha ibindi byose so rero abakobwa munyurwe n'ubuzima murimo munyurwe n'iwanyu kuko na mama wawe arakuze arashaje kandi yarakubwiye na barumuna bawe na bakuru bawe ntacyo abaye yariyakiriye nyine kandi nta n'icyo aganya ararya akaryama akabyuka akajya mu mirimo nawe nyurwa n'ukuri ahubwo uvuga ati ibyo nafite ngomba kubikorera nkabigeraho abagabo rero nabo mbabwiye akandi kantu gatoya
nubwo mwavuga ngo barabura akandi kantu nubwo mwavuga ngo umukobwa afite 18 murangana ntago mungana nimba ufite imyaka 50 undi akaba afite 18 ntago mungana oya wowe mwereka urugero rwiza nanakwishinzaho mwicaze nk'umuntu w'umubyeyi kurwara byawe ufite abana kandi uwo mwana wawe kuko kiye biranambaza kuri ya mugaye yabonye umwana we byamubaye arasara kavuga umwana wanjye ni gute atibuka ko nayo hari undi yabikoze baha urugero rwiza ko tudimba mwe murimo murabyina muva mu gihugu murakidusigira mugira icyo muturaga kandi cyiza mutwereke ko gusambanya atari bwiza mwagasambanye n'abo mungana Firdausi n'undi mu tipo 25 birumvikana ako Firdausi n'umuntu wa 80 ntabwo byumvikana niyo bivuze nyine wumva harimo ikimwaro kuko cyumva uwo muntu w'inararibonye abagomba guhurugera bato ko bavuga ati iyi myaka ngeze mu bana bato nimugera mu myaka nk'iyange muzakora ibi ariko ze niba umusore uri kubyiruka nta mafaranga afite avuga ati nisaza nanjye nzisazura reka ngiye mu ijambo gatoya wigeze kuvuga uti ngo kidafite no kugikorera urumva wagikorera gute muri iyi minsi akazi kabuze koko nkaho umukobwa kandi ukajya kubona ukabona igisaza kiguparitse iruhande n'akamoto kimeze neza umufungo n'ibiki byose nawe urabizi akazi karabuze ubwo urambwira ngo umwana uriho muri buno buzima bw'iki gihe aho umuntu asoza amashuri akagenda akicara mu rugo yarabuze akazi urajya kumwumvisha uburyo azakorera amafaranga yo kugura iyo telefone cyangwa icyo kintu ashaka gute kandi n'akazi kadahari Salim rero reka nkubwire gushaka ni ugushobora abakobwa cyangwa se n'urubyiruko kuko n'abasore niko bimeze si abakobwa gusa n'abasore njya mbona ngo bagiye mu bimeri urumva urubyiruko ntabwo twakira amahirwe yose dufite ngo abariyo dukoresha ushaka ibintu birenze kandi wowe ubwawe nawe nturi ku rwego rurenze n'urugero akanya Firdausi ntago ndi umuntu wo kuba nakwikorera imboga ku mutwe wenda nkurikije nyine uko abakobwa tuba dushaka kubaho si n'umuntu wakakora agataro ku mutwe ngo ngende nkomanga ku bipangu by'abaturage mvuga nti mumahire murahaha iryo jambo rarize murahaha izo inshuro umuntu arivuga ku munsi ni nyinshi cyane ariko nanjye nagomba nifuza guhora muri ibyo ngibyo mba mvuga ati isaha n'isaha umunsi ndacuruza agataro umwaka ejo nkuremo igishoro njye mu isoko ejo mve mu isoko njye mu mujyi mfate ikibanza Matewusi ndanguze ngire n'inko ibintu birenze ariko mu cyo nyine uri gukora nimba uri umuyede haranira kuba umufundi niba uri umufundi haranira kuba engineer niba uri engineer aho rero muri ya domaine yanjye nibyo navugaga nibyo nkunda kuvuga Salim n'icyatumye nanone nanavuga nti rwose umukobwa tuzicarane tuganire yambwiye ko ubu ngubu nyine se cyangwa yanabivuze no mu kiganiro yabivuze ubundi ikintu cya mbere ni ugukora kandi udatinya ikiriho icyo nge mbona abajene b'abakobwa b'abanyarwandakazi muri iyi minsi reka tubanze dore ku bakobwa niho biri gupfira cyane cyane ntabwo bashaka kuvunika ntabwo bashaka gukora ndakubwiza ukuri kweruye yewe njya mu bintu nkora hari igihe nkenera gukoresha abakobwa cyangwa gukorana n'abakobwa ariko ntabwo bashaka gukora ntabwo bashaka gukora ntabwo bashaka kuvunika n'urasanga ibintu bitanavunanye ukawusanga ndakurahiye nibyo rero biri korora iby'uko busireye kwini buri kuzura ahangaha nibyo yavugaga Firdausi ugasanga kubera ko yenda aho na wa musaza nawe sinzi ko navuga utiyubaha sibyo ariko rya twatundi wa mwana akeneye wa muzaza n'ubasha kutumuha so rero icy'ingenzi nanjye navuga ari nayo urabizi ko ari nayo slogan yanjye hari ubundi nakubwira simpora nkubwira slogan yanjye slogan ya kabisa uritubwira kabisa ngende impirimbanyi y'umurimo mukore ahubwo nanjye reka ngire slogan yanjye yego mukore mutere imbere biriya bintu wavugaga biriya bintu uvuga rwose byo gucuruza imbuto cyangwa imboga ukagenda ubaza muhaye witungira abana bawe babiri utere imbere kandi siko nzahora kandi siko uzahora kuzamuka ejo ushobora kubona ngiye nk'ubu ahubwo twakabaye niyo mpamvu namubajije na kare twakabituma ahubwo tunamukorera n'ubuvugizi kuki se baha abandi bibanza mu masoko aho kuki batakibona se
akabona ikibanza aho kugira ngo yikorere agataro ajye kubaza niba bahaha cyangwa niba iki nuko rimwe na rimwe nabo batubeshye tukagira ngo nimbate hari icyo akora cyangwa akaba agikora simbizi yishyurira abana amashuri okay ariko kuki itahabwa n'ikibanza mu isoko sibyo niba koko ashoboye gucuruza agacuruza kugira ngo akore ubucuruzi butemewe buriya nyine wirinda kujya ku muhanda aho bakubonera bari kujya kwibaraza nicyo navuga nyine ushobora kujya ahantu hazwi ugacuruza neza ugatera imbere ejo ukazamuka nabyo nibyo mba nkeneye ariko ngomba kubikorera ngomba wenda mbonye ubwo bufasha buba bukenewe haba ari nk'umuntu wenda uvuze ati reka nkuremere ngo igishoro nangaye birumvikana leta ivuze ati reka tukwihera ikibanza rwose Firdaus ukore wakora ngomba gukora icyo gishoro nkakibona nkakora kandi nkakora nzamuka nk'ubaguhaye ikibanza tuvuge bakaguha ikibanza handi batanga ibibanza wakora bikagenda neza ibibanza uzi ko aribyo tuba twifuza buri muntu wese nyine ucuruza kuri yabivuga ati mana wampaye igishoro nkakora koko ibyo bintu mubikeneye ahako nanone nyine akantu ko gukora amaboko mu mufuka ntidutinya akazi ntitwirare dukore urubyiruko mu by'ukuri bakore ntago akazi kabuze sari ntago akazi kabuze ahubwo wowe kujya uri gushaka akazi karenze ubushobozi bwawe uri ufite ese reba uwo musaza reka nkubwire akandi kantu fata uwo musaza uri kuguha amafaranga mubaza uko yabigeze niwumva imvune yagize kugira ngo abone ayo mafaranga uzavuga ati ntacyo wageraho utabone ndetse iyo iboneka yigoye ubundi ngiye bijya binancanga kuki batanatera imbere kandi bahuye amafaranga nyine ni uguhora muri style nshyashya marike y'inkweto zose yasohotse bayifite imyenda myiza so rero twenda tumwe se gusa nuko ntaberwa cyane nuko nabura nanjye icyo gisaza kinamo ariko sivyo nyene je ndi kure ubuzima buri imbere kubusha ubugaka kandi courage kandi je nigeze genda nishimye reka mubwira kandi kantu nigeze kubona ntanumva kamaye igitekerezo nari ndi kwicururiza imineke za kamara n'amaronji ubundi umugabo aparika imodoka ati imineke tinanga inabwa tugaseri ni 500 angurira imineke y'ibihumbi ariko ndumva nanamukaturiyemo ko yanguriye imineke y'ibihumbi 2600 ubwo ampa 3 ngomba kugarura 400 mbura ibiceri hari gutonyanga akavura gake umugabo w'uruhara rwose w'umukiro utwaye imodoka nziza tangije abantu reka njye kuvunjira ndisiga ko tancikanira ibiceri tuwasari katerese tutancikanira ibiceri nabazi y'umukire w'inkirabuheri niyari gutuma ngo nsige ibintu naranguye ibihumbi 10 ariko n'abantu reka mbisige to ntago nahomba 2600 mbanagiye umbabwira abafana bawe jya ubabwiza ukuruzi mubayemo bagufa kandi bigitaho ninjye hori ntungura babwire bazagufasha reka ngasoreza kuri ako kantu nari mvuze none kagiye kurangira banagiye mizi ibiceri by'uwo mugabo mbura umuntu m'ibiceri biba bigoye ndaye ndagaruka ati nabibuze ati zananjye kwivunjishiriza uri serious arambwira ati wa mudamu we cyangwa wa mukobwa cyangwa sinzi ibi biceri 400 kera nkiri umukene cyangwa nkiri umwana najyaga nirirwa nkora umunsi wose nkacyura 200 iyo nacyuraga 400 nabaga nakize rero wintwarira ibiceri na 5 nabiguha rero mubyeyi kuramo imineke ya 600 y'insubize twari ya 2 yazambwira atakira 5 ahubwo ariko mpe 400 yanjye nigende ibi biceri nibyo nahereyeho kugira ngo ngera avuga ati ubwo niyo modoka yavuye mu biceri 400 yagendaga atwaza imizigo none nanjye mfite ibihumbi 10 ku mutwe ndi gucuruza ninde se wo kutazabigeraho nuko rero buri kimwe waheraho wagera ku kintu nuko tuba twigira ngo ntibishoboka ngo biragoye so reka mbashimire mwakoze twagize ikiganiro cyiza nibutse abakunzi ba Big Town TV mujye gukora subscribe kuri Firdaus official ndetse no muri TV show dukomeze tugenere 5 kuri 5 ni byiza mukora abajene mukore ni byiza mukore special abakobwa mureke gusiriye mukore kabisa tureke gusuringa cyane cyane abagore twari turimo gutera imbere mu myaka ishize none ndabona abateye imbere bararangije abandi turi gusubira hasi anyway murakoze cyane murakoze